ishimwe rifite impamvu. Bibutse ko Imana ari umukozi kandi akaba ari umukozi w'umuhanga. Niba ari umukozi cyangwa umukozi w'umuhanga irakora kandi ibyo ikoze ikabikora neza, ikabikora n'ubuhanga, ariko ifite krize y'ishimwe y'amashimwe. Turashimira Imana kuko igikora imirimo abantu batakora. Turashimira Imana ko iturengera aho abandi baguye. Iri shimwe bene Mose bagize, iri shimwe bene Kora na bene Datani bagize, barigiriye aho bene wabo baguye. Ndagusabira umutima wo gukomera ukagira ishimwe mu gihe isi yagize ibibazo, mu gihe abantu bahindukanye, mu gihe situasiyo ibaye mbi. Ndagusabira ishimwe rikomeye. Imana kuko nta kindi kintu gituma Imana yarakoze uyu mushinga wo gukora ibitangazo, wo gukora imirimo, ahubwo ni ukugira ngo disando beya foria, ni ukugira ngo tuvuge imirimo yayo, ni ukugira ngo twemeze duhamye ko ari Imana y'inyamaboko, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya nubwo abantu baba batwanze, nubwo isi yaba yaduhindutse, nubwo ubukene bwabaye ubukene, nubwo ubugumba bwabaye ubugumba, nubwo inzara yaba yabaye ibibazo, nubwo ubushomeri bwaba buhari, nubwo twaba dufite abarozi baduhiga, nubwo twaba dufite abacuraguzi badutera. Imana ni imbaraga yacu, ni umufasha. Ndagusabira Uwiteka, ndagusabira umurengezi wawe. Haleluya! Ndarabini taza zobeya sika ndarasire boneforia. Ndagusabira urwihisho rw'Imana, ndagusabira urwihisho rw'isumba byose, ndagusabira urwihisho rw'Imana yakuremye, ndagusabira elefobe netiaza ngonima, ndagusabira kuba mu rwihisho rw'Imana. Ibiguhiga bikakubura, ibikurwanya bikakubura, ibikwica bikakubura, ibikubabaza bikakubura, ibikuvana ku isi bikakubura, kuko uri mu rwihisho. Dawidi aravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose. Impamvu ya mbere yagombaga kuba yashima Imana nuko yagiye ahishwa. Uyu ni umwanya wo kubabohora mu ngoyi zababoshye, uyu ni umwanya wo kubakura muri ubwo bubata, uyu ni umwanya wo kubahagurutsa aho murwariye, uyu ni umwanya wo kubakiza ibibyimba murwaye, uyu ni umwanya wo kwishyura amadeni, kuko inkoni y'Imana yamanukiye gukubita ibyo bintu byihaye ijambo. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka gusuhuze inshuti ya Gusenga everyday. Nizere kumezereza mu busanzwe muri kumenaje managiza Edouard. Abari mu Rwanda turabasubira ngo turabakunda mu inshuti zacu. Abari muri yaga bigari mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, turabasubira ngo Imana ibamugisha inshuti zacu ziri mu Burundi, muri Uganda, za Mozambique, Zimbabwe, aho hose tubabwira ngo Imana iba. Abari muri Afrika y'Epfo mudukurikirana, Imana ibahe umugisha cyane. Reka dusuhuze abantu muri mu Burayi mudukurikirana, Imana ibahe umugisha cyane. Inshuti zacu ziri muri Belgique, abari muri Swede, abari mu Faransa, tubabwira ngo turabakunda mu inshuti zacu zakadasohoka. Abari muri Amerika turabasuhuje, abari muri Asia turabasuhuje, abari muri turabasuhuje, tubabwira ngo turabakunda. Ni gusenga buri munsi. Imana rero ibahe umugisha cyane. Tukaba rero nkuko mubona kuri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe n'umukozi w'Imana. Ura mukozi w'Imana? Uraho neza Edouard? Amakuru yawe? Turashimira Imana yaremye ijuru n'isi. Watangira wibwira abantu bakwiye gusenga everyday, uri umuntu witwa urinde, uri umuntu ki? Nitwa Evangeliste Ndereyimana André, ndi umukristo ndakijijwe. Hanyuma nishimiye kongera kuboneka imbere ya kamera za Gusenga everyday kugira ngo tuvuge imirimo y'Uwiteka, kugira ngo twamamaze inkuru nziza y'agakiza, ariko Yesu Kristo umwami wacu waducunguye ku musaraba. Kandi rero ni ngombwa, nta kindi cyo kuvuga, nta kindi cyo gutangaza, nta kindi cyo kwamamazwa, nta n'irindi zina rikwiye kogera usibye iry'umwami wacu Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Urakoze mukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha. Watangira usenga Imana. Tugushimiye ko uri umugwaneza kandi uri urukundo rwacu. Ntabwo twari tukuza ariko wari utuzi. Ijambo rya rikuvuga ngo watumenye tutarabaho, tutaraba n'urusoro mu nda ya bamama wari utuzi, hanyuma udushyiraho kugira ngo tuwe abahanuzi cyangwa se umuhanuzi uhanurira amahanga. Ntabwo tubayeho kubw'impanuka, twagiyeho kubera ko wari ubifite mu mugambi. Uyu mwanya turi kuri uyu musozi cyangwa kuri uyu mwanya cyangwa muri iyi gahunda yo gusenga everyday,
turagusabye kugira ngo umanuke wururuke uhindure amateka muri twe. Abadukurikiye turabasengeye, natwe ubwacu turisengeye. Abazatwumva cyangwa se abari butwumve cyangwa barimo kutwumva, turagusabye kugira ngo ibyo bituvamo bibabohore, ibituvamo bibacira ingoyi, ibituvamo bibakize, ibituvamo bibazure abapfuye. Yo, haleluya. Turaguhamagaye kugira ngo uyu mwanya, iyi saha, imbaraga z'umuriro, imbaraga z'ubudahangarwa, imbaraga z'ijuru, imbaraga z'igitangaza zigaragare muri uyu mwanya dufite. Kandi turasabye Mwami Yesu Kristo kugira ngo aho tugeze hose naho tuvugiye hose uduhindura umutukiza, uduhindura ubuzima mu batabufite, uduhindura amahoro mu batayafite, uduhindure ab'igiciro mu gihe kidasanzwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuguhamagaye nonaha. Hari ibyo tutashobora, hari ibyo abantu batashobora, ariko wowe ushoboye. Hari ibyo amaboko yacu atabasha, ariko wowe ubashije. Hari ibyo imbaraga zacu zitakora, ariko wowe ushoboye. Tuguhamagaye nonaha ngo wuruke ukore imirimo itangaje. Kandi Mwami, ibyo turi buze gusohora mu kanwa kacu aba ari wowe uvuze, mu izina rya Kristo wabambwe i Golgotha. Amena. Urakoze mu kuba twakiriye tuguhaye katuti ka Gusenga everyday. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Bene data, nshuti z'umusaraba za Gusenga everyday, dushimiye Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo yo iduhaye aka kanya. Ibyo kuvuga byari byinshi cyangwa se ibyo kurata byari byinshi, kuko umuntu avuga afite impamvu avuze. Ariko uyu munsi turashaka kuvuga imirimo y'Uwiteka yakoze. Ndashaka ko dusoma Zaburi 150 umurongo wa mbere. Iravuze ngo mushimire Imana hera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo. Umurongo wa kabiri avuze ngo muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Muyishimire ijwi ry'impanda, muyishimishe negebu n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi, muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga. Umurongo wa gatandatu turavuga ngo ibihumeka byose bishime Uwiteka. Amina. Imana nishimye kandi habwe icyubahiro kuko iduhaye uyu mwanya. Kuko nababwiye nitwa Evangeliste Ndereyimana Andre, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Kristo. Dushimiye Imana rero ko iduhaye uyu mwanya, kandi ndabizi ko uyu mwanya Imana iduhaye ari umwanya wo guhindura, ari umwanya wo kubaka, ari umwanya wo gushyiraho ibitariho. Uyu munsi intego y'ijambo cyangwa se ikiganiro ushaka kubabwira ni ukuvuga ijambo rivuga ngo ishimwe rifite impamvu, cyangwa impamvu y'ishimwe. Impamvu y'ishimwe cyangwa ishimwe rifite impamvu. Tuvuze ngo impamvu y'ishimwe cyangwa ishimwe rifite impamvu, bisobanuye ko hari n'amashimwe adafite, atagira impamvu. Ariko twebwe ishimwe dutangaza, haleluya, ni ishimwe rifite impamvu. Umuhanga yaravuze ngo turiho ku bwande, arongera arisubiza aravuga ngo turiho ku bw'Imana, ariko tukabaho ku bw'impamvu y'Imana. Sifa kwa Mungu. Dusomye ijambo ry'Imana muri Zaburi 150. Iyi Zaburi ni Zaburi ivuga amashimwe, kandi ikavuga ko abagomba gushima, bagomba kuba muri iki gikorwa, bagomba kugira uko bitwara. Iyi Zaburi igaragaza uburyo impamvu yo gushima ko tugomba kuyishimisha ku byo gukomera kwayo kwinshi. Ariko bavuga ngo nimushimire Uwiteka. Aleluya. Ahandi hepfo bavuga ngo twayishima gute? Muyishimisha amajwi
mato cyangwa ibyuma by'amajwi mato, ikongera ikavuga ngo mwishimishe ibyuma by'amajwi arenga. Tugeze hepfo havuze ijambo rikomeye bavuga ngo ibihumeka byose bishime. Aleluya. Kugira ngo mbabwire ko Imana ibintu binezeza muri byinshi, ariko harimo n'amashimwe, cyane ko ijambo rivuga ngo turabo yaremye Imana ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo yiteguriye kera ngo tuyigenderemo. Ubushize batwaganiriye nabwiye ko Imana ifite krize y'amashimwe, kuko ubundi wakoze abagomba gushimwa. Bibutse ko Imana ari umukozi kandi akaba ari umukozi w'umuhanga. Niba ari umukozi cyangwa umukozi w'umuhanga, irakora kandi ibyo ikoze ikabikora neza, ikabikora n'ubuhanga, ariko ifite krize y'ishimwe y'amashimwe. Ijambo ry'Imana dusomye ni ijambo rimfasha, riri muri Zaburi, ariko n'iki gitabo cya Zaburi ndagikunda. Abateolojiya bakivuzeho bagishyiraho mu komanteri, kwavuga ko Izaburi ari igitabo cy'indirimbo cyangwa se imbyino zahimbiwe Imana. Ndasubiramo, aba bagabo bavuga ko ari igitabo cy'indirimbo cyangwa cy'imbyino zahimbiwe Imana. Mu yandi magambo, Zaburi ni imbyino ziririmbirwa Imana, cyangwa zibyinirwa Imana, cyangwa n'indirimbo ziririmbirwa Imana. Ndagira ngo nze kuvuga kandi ngukundishe kino gitabo. Amakuru ahari bavuga ko kino gitabo cyaba cyaranditswe n'abantu bari mu ngeri nyinshi zitandukanye, ariko bakazibaramo amatsinda 8. Ariko mbere y'uko mbavuga, ndagira ngo mbabwire ko iki gitabo kigizwe n'ibice 150, kandi bakavuga ko igice ingano yacyo ingana n'indirimbo, cyangwa se igice kimwe muri izi Zaburi ni igice kivuga indirimbo y'Imana imwe. Ndagira ngo nihute mbabwire ko ubwo zigizwe n'150, ubwo n'indirimbo 150, ariko kikagirwa nanone n'ibice 150. Ya matsinda rero nababwiye agera mu 8. Nagira ngo ngirayo mvuga. Itsinda rya mbere ryari riyobowe n'umugabo witwa Mose. Mose ni umugabo Imana yahamagaye, imuhamagara ari umwana. Abahanga bavuga ko, cyangwa se abasomyi ba Bibiliya bavuga ko yaba yaratoraguwe mu nyanja, kubera ko hariho ikibazo cyahigaga abana b'Abanyayisiraheli. Umwami wa Isiraheli ashyiraho itegeko teka ryo gufata abo bana bakivuka bakicwa, ngo kuko Abisiraheli barushagaho kunguka, kandi ngo cyari ikibazo kibangamiye Abanyegiputa. Ndagira ngo mbabwire ko nubwo impamvu zirwanya abera zitabura, ariko hari n'impamvu y'Imana yo kubatabara. Haleluya. Nubwo impamvu zirwanya abera zitabura, ariko hari n'impamvu z'Imana zo kubarengera. Imana yarinze Mose murindira mu nyanja. Bavuga ko ngo Mose ngo yari umwana mwiza uteye imbabazi. Hanyuma nyina wa Mose ngo ababazwa nuko bashobora kumumwicira mu biganza, ngo yigira inama amabuhera kato gatoya akajugunya mu nyanja. Ibyo sinshaka kubitindaho, ahubwo ndashaka kuvuga gukira kwa Mose. Gukira kwa Mose ngo Imana yateje ubushyuye umukobwa wa Farawo akumbura amazi, akunda koga. Aleluya. Ndagira ngo nkusabire Imana wowe unkurikiye, ndagira ngo nkurarikire Imana wowe unkurikiye, ibyari bukwice birahari ndetse warunabirimo. Inyanja yari kuguhitana irahari, amazi yari bukwica arahari, ariko Imana ndasaba kugira ngo iteze ikibazo aho ugomba gutabarirwa. Abagutabara bakwishakire, abakurengera bakwishakire, abagukiza bakwishakire, abakurokora bakwishakire, abakurohora bakwishakire. Ndabigusabira, ndabyingingiye Imana iteze icyo kibazo. Ikibazo cyatewe kwa Farawo, kandi ariho ikibazo kirimo kuvuka cyo kwica Mose, akaba ariho hanavukiye igisubizo cyo kumukiza. Imana aho baguhiga ariho ibona igisubizo cyo kugutabara. Sifa kwa Mungu. Nihuta, Mose aza gukura ku mukobwa Farawo. Mbabwiye ko yamujyanye, bakavuga ko yamazeho imyaka 40, akajya gukora uburetwa kwa Etiro,
cyangwa se gukora akazi ko kuragira intama, ubu sinshaka kwatinda, ahubwo ngendagira ngo mbabwire amakuru. Abisirayeli bari mu Egiputa bahuye n'ibibazo bikomeye. Abasomyi ba Bibiliya cyangwa se abanditsi bayo baduha amakuru menshi, ariko ndagira ngo mvuge bimwe mu bibazo bagize. Ikibazo cya mbere, bageze mu Egiputa babakoresheje uburetwa bwa Farawo burabazonga, ngo kugeza ubwo basabye abagabo n'abagore kugira ngo bakabima amazi yo kukatisha ibumba ryo kumva amatafari cyangwa se icyondo, ahubwo bakabategeka ko bagomba kuyabumba ariko bayaciriyemo. Tongo mu yandi magambo, amacandwe niyo bifuzaga ko yabumba, yakata icyondo cyangwa se yakata ibumba ryo kubumba amatafari. Kandi uko babikoraga gutyo, babikoraga ikiboko kibariho, babikora inkota zibariho, babikora bakubitwa, babikora bafite urutoto, ngo bikagera igihe amacandwe yabashiranaga, bagategeka n'abagore b'Abanyesirayeli cyangwa se b'Abayuda cyangwa b'Abaheburayo ngo kujya baciramo, bakamiramo, bikama amashereka kugira ngo aboneke babumba amatafari. Ikibazo cyarazamutse ngo kugeza igihe banishye umuniho urazamuka ngo ugera ku Mana. Imana ireba uwarokora Abisirayeli, isanga nta wundi yatuma usibye Mose. Yari aragiye intama ahantu, Imana iramusanga, iramuganiriza, imusaba ko agomba kujya gukiza ubwoko. Ntabwo nshaka kubivuga ngo mvuge iby'inkoni yahawe, mvugiye n'ibindi bintu, ariko ndashaka kubabwira ibitangaza 10 byabaye kwa Farawo. Harimo bya bindi by'inzuzi zahindukaga amaraso, harimo bya bindi by'uko inda yakubise hasi inkoni kazana inda. Ntabwo navuga narondogora, ariko haje kuba igitangaza cya 10 cyisha abana b'imfura. Ni nabyo byatumye Farawo arekura ubwoko buragenda. Hanyuma ndagira ngo mbivuge ngo bakomeje bagenda bagiye ku nyanja. Habaye ikibazo cy'uko inyanja yabihinduranyije, kandi n'Abanyegiputa bari inyuma yabo. Bahageze bagira ikibazo, batakira Uwiteka, na Mose atakira Uwiteka. Imana nibwo yaciye inzira mu nyanja. Ndimo ndihuta. Bageze hakurya ngo Abanyegiputa bari babakurikiye bose, ngo Imana ibareba igitsure, ngo amagare yabacikamo igikuba, akururuka agoranye cyane, iteranya inyanja, bose bagwamo. Kanze mbabwiriye rero, Mose ageze hakurya yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ntabwo mfite umwanya wo gukomeza, ahubwo hakurya y'inyanja kubera igitangaza mpabonye, reka mpimbire Uwiteka imbyino. Aravuga ngo Uwiteka we, utwishimisha ibyishimo bingana n'imyaka twagiriyemo imibabaro, ngo ariko kandi ngo twishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo. Haleluya, haleluya, haleluya. Iteka iyo ubonye igitangaza Imana ikoze, iyo ubonye igitangaza Imana ikuremeye, bigutera guhimbaza Imana, bikagutera no guhimba imbyino. Haleluya, haleluya. Umukobwa witwa Miriyamu, mushiki wa Mose, yahise amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ati Mose we, uraririmbye ngo Uwiteka atwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi Imana yatubabarijemo, atwishimisha ibyishimo bingana n'igihe twaboneyemo ibyago. Kobwa Miriyamu aravuga ati umva, dushimira Uwiteka kuko ari umunyembaraga, kuko ifarashi n'uwihetse ibiroshye mu nyanja, ifarashi n'uwihetse ibiroshye mu nyanja. Yavugaga iki? Yavugaga amagare n'amafarashi ya Farawo yari abakurikiye. Ariko turashimira Imana twigi tureba aho tugeze, mu gahinda, mu mibabaro, mu ishavu, Imana ikatwoherereza ubutabazi. Imana ni gukorera igitangaza kigaragara, Imana ni gukorera igitangaza kinini, Imana ni gukorera igitangaza irwanya ibiguhiga, Imana ni gukorera igitangaza ikurengere muri aya masaha, Imana ni gukorera igitangaza iguhoza amarira warize. Uwiteka kwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi wababarijwemo. Uwiteka naguha ibyishimo bingana
kingana n'igihe wahuriyemo n'ibyago, hari igihe tubabara, hari igihe duhubangana, hari igihe duhura n'ibibazo, ariko tukaba dukeneye ubutabazi. Dukeneye Imana yagaragaye ku nyanja, dukeneye Imana yagaragaye imbere y'Abanyesirayeli n'Abanyegiputa, ikagaragaza ko irengera ubwoko bwayo ku manywa na nijoro. Iyo ni Zaburi, ni igika kimwe cyangwa se n'itsinda rimwe ryahimbye Zaburi. Ndagira ngo mbihutire mbabwire ko hari irindi tsinda ryitwa Abenesafu, babonye imirimo y'Uwiteka, barayivuga, barayihimbaza, bashimira Imana ko nta yindi ikwiriye ishimwe. Abo ni Benesafu. Ndagira ngo mbabwire iri tsinda rya gatatu. Itsinda rya gatatu ryari riyobowe na bene Kora, ngo bari bageze ahantu biba ngombwa ko base na ba nyina bihakana Imana, nuko baravuga bati ntibishoka, ntabwo Imana yacu tuyikorera mu kimenyane, ntabwo tuyikorera mu kurondana, ahubwo ya Mana yagaragaye cya gihe buri we bavuze ngo Uwiteka ni ubuhungiro bwacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago n'amakuba, muri Zaburi ya 46. Baravuga ngo nicyo gituma tutazatinya, nubwo isi yahinduka, nubwo imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri, nubwo isi yahinduranwa no guhinduka kwayo, Uwiteka ni umutabazi wacu. Abo ni bene Kora. Baravuga ngo ntabwo twebwe tugomba kuhinduka Imana ngo nuko ababyeyi bahindutse, ntabwo tugomba guhinduka Imana ya Mose, ahubwo ni umutabazi, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Haleluya, haleluya. Turashimira Imana kuko igikora imirimo abantu batakora. Turashimira Imana ko iturengera aho abandi baguye. Iri shimwe bene Mose bagize, iri shimwe bene Kora na bene Datani bagize, barigiriye aho bene wabo baguye. Ndagusabira umutima wo gukomera, ukagira ishimwe mu gihe isi yagize ibibazo, mu gihe abantu bahindukanye, mu gihe situasiyo ibaye mbi. Ndagusabira ishimwe rikomeye, ishimwe rifite impamvu. Niyo nshaka kugira ngo tuvuge bene data, Imana nigira igigukorera, Imana nigira ikigukorera, jya wibuka ishimwe. Imana nigira, kuko nta kindi kintu gituma Imana yarakoze uyu mushinga wo gukora ibitangazo, wo gukora imirimo, ahubwo ni ukugira ngo disandobeya foria, ni ukugira ngo tuvuge imirimo yayo, ni ukugira ngo tuvuge ibyo yatubwiye, ni ukugira ngo twemeze duhamye ko ari Imana y'inyamaboko, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya, nubwo abantu baba batwanze, nubwo isi yaba yaduhindutse, nubwo ubukene bwabaye ubukene, nubwo ubugumba bwabaye ubugumba, nubwo inzara yaba yabaye ibibazo, nubwo ubushomeri bwaba buhari, nubwo twaba twashobewe, nubwo twaba dufite abarozi baduhiga, nubwo twaba dufite abacuraguzi badutera, Imana ni imbaraga yacu, ni umufasha. Ni umufasha, ni umufasha. Ndagukomeje iyi saha, ndagukomeje uyu mwanya, ndagukomeje uyu munsi, ndagukomeje iyi tariki, ndagukomeje uyu mwaka, ndagukomeje uku kwezi. Imana ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Sifa kwa Mungu. Iyi ni Zaburi bene Kora bahimbye, bibutse imirimo y'Imana, barebye ukuntu Imana itarobanura no ku butoni, ibakijije nk'abandi ikijije, bahimba indirimbo. Iryo ni itsinda rya gatatu. Ndagira ngo mbabwire irindi tsinda ryahimbye Zaburi, ni itsinda ryari riyobowe n'umugabo witwa Salomo. Salomo yagiye ku ngoma bigoye, ajya ku ngoma batamwemera, ariko ngo aza gusaba Imana ubwenge, Imana irabumuha, aza gufata umwanya nawo kuyihimbaza. Aravuga ngo ni Imana ikora imirimo idasanzwe. Yanditse n'ibitabo byinshi, ariko sinshaka kumutindaho. Ndagira ngo mvuge Dawidi wanditse iyi Zaburi. Sifa kwa Mungu. Dawidi we ni muntu ki? Yavuze amakuru menshi muri Zaburi ya mbere, niyo wanje kuyirihimba. Aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi, ntagendere mu nzira z'abanyabyaha. Aravuga ngo kuko uwo muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo gihora kivoma amazi mu gitondo na nimugoroba. Aha naho sinshaka ko hatinda, mbabwira indi Zaburi yavuze. Ageze kuri Zaburi ya 90, aravuga ngo uba mu rwisho rwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Aravuga ngo ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, Imana yanjye niringira, kuko ari izagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga. Hadosile bonefo, mugiga igenda ku manywa y'ihangu. Hari igihe mugiga uyibone yahagurutse, hari igihe ubona ikibazo cyagutumbiriye ukabona kiri buguhitane. Dawidi aravuga ngo icyo gihe Imana iba ari urwihisho rwawe.
Aleluya. Ndagusabira Uwiteka, ndagusabira umurengezi wawe. Haleluya. Ndarabini taza zobeya sika ndarasire boneforia. Ndagusabira urwihisho rw'Imana, ndagusabira urwihisho rw'Isumba byose, ndagusabira urwihisho rw'Imana yakuremye, ndagusabira elefobene tiaza ngonima, ndagusabira kuba mu rwihisho rw'Imana. Ibiguhiga bikakubura, ibikurwanya bikakubura, ibikwica bikakubura, ibikubabaza bikakubura, ibikuvana ku isi bikakubura, kuko uri mu rwihisho, kuko uri mu rwihisho, kuko uri mu rwihisho, kuko uri mu rwihisho. Ndagushyira mu rwihisho rw'Imana. Indwara nizigushaka zikubure. Ndagushyira mu rwihisho rw'Imana. Imibabaro nigushaka ikubure. Ndagushyira mu rwihisho rw'Imana. Amadeni nashaka kuza kubure. Ndagushyira mu rwihisho rw'Imana. Inzara nitera ikubure. Ule sando bini tasika peza ladini mini vore asiri. Uba mu rwihisho rw'Isumba byose. Niko Dawidi yavuze. Impamvu tujya tuvuga ishimwe rifite impamvu nuko twayibonye iduhisha, twayibonye idushyira mu rwihisho, twayibonye idushyira ahantu hatagaragara, twayibonye iduhisha, ibintu biradushakisha biratubura. Dawidi aravuga ngo uba mu rwihisho rw'Isumba byose. Impamvu ya mbere yagombaga kuba yashima Imana nuko yagiye ahishwa. Imana yamushyize mu rwihisho igihe bari bamuteye icumu. Imana irarimukingira, arahava arahunga. Imana yamuhishe ahitwa Inayoti y'Irama. Ingabo zari zije kumwica, zije kumuhitana, ziza kuri gahunda ari ituru ya mbere ngo zirahinduka, zose nazo zirahanura. Ngo bohereze iza kabiri zoherejwe na Sawuli, aha zihageze nazo zirahanura. Imana nihindura imvugo z'ibikurwanya, Imana nihindura imvugo zibiguhagurukira, Imana hindura imvugo zibiguteye, kuko biguteye byumvikana, bikugereho byahinduye imvugo, biguteye bihuza, biguteye byahuje inama, ariko nibigerayo impinduka yawe ari ibihindura. Turashimira Imana kwidushyize mu rwihisho rwayo. Nibidushaka biza byahukoze inama, byatugeraho bigakora bigahuza natwe inama. Imana nihabwa icyubahiro. Dawidi wavuze ibi bintu yarongeye avuga indi zaburi y'125. Yavuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhorohamye iteka. Aravuga nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be. Uhereye none tuganira, uhereye none ukageza iteka. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be. Ndaguhumuriza, ndagukomeza. Uzankurikira uri mu bitaro kwa muganga, wowe nkurikira uri mu bitaro kwa muganga, wowe ufite ideni ryakugoye, wowe ufite ikibazo cy'imibabaro, wowe ufite uburwayi bwakunaniye, wowe ufite inzara n'ubushomeri, wowe ufite agahinda, wowe urwaye indwara idakira, ndagira ngo nkukomeze ko abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi. Aleluya. Witwa Siyoni. Abiringiye Uwiteka bameze umusozi ntiunyeganyega, nubwo imiyaga yaza, nubwo imvura yaza, nubwo imihindo yaza, Uwiteka dukomeza kumwiringira. Yo ni Zaburi 125. Yabana nifite umwanya ngo mbabwire, ariko reka mbongere indi zaburi yanditse. Yaravuze ya 23, yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Aleluya. Andyamisha mu bwatsi, andyamisha mu bwatsi, mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, akanyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Aravuga ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ntabwo nzatinya. Aravuga ngo ishyimbo yayo ariyo nkoni yayo nibyo bimpumuriza. Inkoni y'Uwiteka iduhagararaho, inkoni y'Uwiteka igikubita ibiduhiga, inkoni y'Uwiteka ari ryo jambo ryayo igikubita imbaraga ziguhagurukira. Ndakubita izo mbaraga zaguhagurukiye mu gitondo, ndakubita izo mbaraga zaguhagurukiye ubayeho, ndakubita izo mbaraga zakurwanyije ku wa mbere, ndakubita izo mbaraga zakurwanyije mu myaka yawe y'imibereho. Ko Uwiteka ari we mwungeri wawe, ntabwo ugomba gukena. Nubwo wanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ntugatinye, kuko inshyimbo yayo
n'inkoni yayo ari byo biguhumuriza. Haleluya, haleluya, haleluya. Mpamagaye imbaraga z'Imana, mpamagaye imbaraga z'Imana, mpamagaye inkoni y'Imana, mpamagaye inkoni y'Imana, mpamagaye inkoni y'Imana ikubita ibyo bintu byihaye ijambo, ikubita ibyo bintu byihaye agaciro, ikubita ibyo bintu byihaye urusaku. Hari inkoni y'Imana, hari inkoni, hari inshyimbo y'Imana, ari ryo jambo ry'Imana. Bikubite n'ijambo wavuganye nayo, yavuganye nayo ko izakurengera mu mvura, ivugana nayo ko izakurengera washobewe, ivugana nayo ko izagukuraho ubugumba. Uwiteka niwe mwungeri wawe, ntabwo ugomba gukena, kuko inshyimbo yayo n'inkoni yayo ari byo biguhumuriza. Humurizwa n'iyi nkoni, humurizwa n'iyi nshyimbo. Iby'Imana yavuganye nawe ni ukuri bizasohora. Ni ko umudamu witwa Sara yavuze ngo kuko ari nta kintu kinanira Uwiteka. Mu gihe cyashyizweho, umudamu wundi aravuga ngo kandi hahirwa umuntu wizera ibyo yabwiwe n'Umwami Imana ko bizasohora. Shalom, shalom. Tugiye gusenga Imana, ariko ndumva imbaraga z'Imana zigiye gukora. Ndumva inkoni y'Imana igiye gukubita ibintu. Pila topira siga ndone manga yadiye tila siko define zans jedinimara enewa. Hari inkoni ishaka before the time biri vodesa. Hari inkoni irimo gushakisha ibiguhiga, hari inkoni irimo kubihurahura. Inkoni igiye gukubita abashaka kugukura muri ibyo biro. Inkoni irahari. Hari inkoni igiye gukubita abashaka kugukura ku isi. Inkoni irahari. Hari inkoni iri gukubita abadayimoni. Inshyimbo y'Uwiteka irahari. Humura, humura, iraguhumuriza. Iyi nkoni irakurwanirira, iyi nkoni iragutsindira, iyi nkoni irakuneshereza. Iyi nkoni iri bugakore ibyo wavuganye n'Imana. Birahari, Imana irabizirikana. Nta kintu Imana yavuze kizatakara hasi, kuko inshyimbo yayo n'inkoni yayo. Aboneti stando de baini pila sina do dere beregere benefosini minifo penda donikile sans mando tala siko vedista ya sisi minifo topia dala siri wiribinifo tuza godima. Uyu ni umwanya wo kubabohora mu ngoyi zababoshye. Uyu ni umwanya wo kubakura muri ubwo bubata. Uyu ni umwanya wo kubahagurutsa aho murwariye. Uyu ni umwanya wo kubakiza ibibyimba murwaye. Uyu ni umwanya wo kwishyura amadeni, kuko inkoni y'Imana yamanukiye gukubita ibyo bintu byihaye ijambo. Uyu ni umwanya wo guhindura. Uyu ni umwanya wo kuzana impinduka. Uyu ni umwanya jobini for the time. Ukazabona ishimwe rikomeye rifite impamvu, ukazavuga ishimwe riferuya. Uwiteka Mana nyiribihe, wowe uvuga bikategeka bigakomera. Turabohora bo mu majyepfo y'isi, turabohora bo mu burasirazuba bwayo, turabohora bo mu burengerazuba no mu majyaruguru. Turahamagara imbaraga z'ibitangaza. Waravuze ngo tuzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Turatanga ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Urwaye ibere, turamubohora, turamuha ubuzima mu izina rya Yesu. Uriya ufite jedini minifo detail urubanza, turategeka zebini fayi distance, imbaraga z'ijuru zururuke mu izina rya Yesu. Uru rubanza ruburane rutsinde. La bonge di talasire bonefo tuza kotista lasisi miniforia dore bayigide tulasire turubaka runo rugo rugiye gusenyuka. Imbaraga z'Imana zirwubake. Inshyimbo y'Imana nigeri wawe, inshyimbo y'Imana nigeri wawe. Runo rugo Imana yarushyizeho kubera impamvu, rugomba gukomera kubera impamvu. Hala tusta la fobene kwa da sanse maidigere vai distance. Aba banyeshuri bakeneye kwiga batsinda, kandi ukabaha ubuzima muri aya masomo yabo. Turashaka ko dibini kotisa la binifo, izina rya Yesu ribahumuriza. Rabi sikando de bere vode sanse. Uyu muntu urwaye diabete yazengereje, turasaba imbaraga z'ijuru kugira ngo zimanuka zimukize. Azabona ishimwe rifatika, azabona ishimwe rifite impamvu, azabone kuvuga imirimo y'Uwiteka. Uyu muntu urimo gucuruza homba, twongeye kumuhagarika ku gihagararo cye mu izina rya Kristo wabambwe. Restifo benetaya, azagira ishimwe rifatika rifite impamvu. Uyu muntu bagiye kwirukana bere dokide bayini kubera akarengane, turamugarura muri aka kazi. Jezi mando de fer de sanse detaya. Uyu muntu wibagirwa cyane, turamuha ubuzima bwuzuye
kugira ngo the binifore ya sikanominifo yongera atekereze bizima kandi umurinde indwara y'ibisazi. Inshyimbo y'Imana n'inkoni yayo nibyo biduhumuriza. Nubwo twanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntituzatinya, kuko dusutse amavuta ku mutwe, igikombe cyacu kirasesekara. Bararazire boneti kando desiri binifori ya zaini. Turacana umuriro muri izi mbaraga zitera bera. Turacana umuriro muri izi mbaraga z'abagome. Turacana umuriro muri izi mbaraga zihishahisha zishaka kwica abera b'Imana. Turakubita hasi izi mbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Turahamagara umuriro w'ubuhanuzi, turahamagara umuriro w'iyerekwa, kandi icyerekezo kizima. Iki kirere n'igifungu kirebe ne data badukurikiye. Tubisabye mu izina rya Kristo umwami wacu. Amina, amina, amina. Shalom, shalom. Nimero zanjye ni 0782 21 25 0782 25 Ijuru rivuze ko ari icyo rigiye gukora kuri mwebwe mudukurikiye, ko imbaraga z'Imana nawe uzakurikiye inyigisho wese uzabona ishimwe, uzatambutsa ishimwe, kandi ishimwe ry'imbaraga, ishimwe rikomeye, kandi before the time. Mana yavuganye nanjye umunsi ko impindi y'umuhanuzi w'amahoro, aho tuzagera imibabaro ihari izashira mu izina ry'Uwiteka. Kubw'icyubahiro cy'Uwiteka wongere uhure n'Imana, wongere ukizwe n'Imana, wongere urengerwe n'Imana, amaganya yawe yose ashire mu izina rya Yesu wabambwe i Golgotha. Amina, amina, amina. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.